Ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Kuwa mbere tariki ya 6 ukwezi kwa 3 2023 umunsi wa 65 w'umwaka. Intambwe nshya. Kubera kuri uw'igiciro cyinshi kuri nge, nzakora ibirenze ibyo watekerezaga ku buzima bwawe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 umurongo wa 12. Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Mwene data, ndagira ngo wumve ibi Imana ikoze. Bitewe n'imibereho, bitewe n'icyiciro cyawe, bitewe n'ubuzima warubayemo, bitewe na situation y'imibereho yawe, hari amategeko n'amabwiriza yakubogamiraga, yagutangiraga, yakurimitaga, yatumaga utatera intambwe. Hari amahame isi yashyizeho yajyaga kugonga, agatuma wowe bidakunda, wowe ntibishoboke. Ariko icy'Imana igiye gukora, icy'Imana ikoze, igiye gukora ikiri hirya y'ayo mahame. Ibyo byashyizweho n'abantu, ariko Imana muri kumwe irenze ubwenge bw'abantu, irenze imitekerereze yabo, irenze ibyo bapanga, irenze ibyo bibwira. N'Imana ikorera hirya y'amahame y'abantu. Wowe tunga Yesu, ibindi birasubijwe. Mana, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze kubw'iki gitangaza, urakoze kubw'uyu murimo ukomeye. Bikorere mwene data, dore hari amategeko bashyizeho, we ntabwo ashobora kuyarenga. Za experience ntazo afite, amashuri menshi ntayo afite, ntabwo azwi, ntabwo afite connection, ariko wowe agufite urahagije ngo umuvuganire. Muvuganire, umugerere aho atakwigerera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.